Yesu nashimwe, bana b'Imana bakundwa, nshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mwese aho muherereye, ndabifuriza umugisha w'Imana ku buzima bwanyu. Iki ni igitondo cyiza rero tubonye, Imana yongeye kutwereka izuba, yongeye kukwereka umunsi mushya. Niyo mpamvu muri iki gitondo rero kuko ugiriwe ubuntu bwo kubyuka, tugiye gufatanya gusenga. Ndakubwira ijambo ry'ubuhanuzi riri muri Yesaya 49. Iryo sengesho rikubiye muri iki gitabo cya Yesaya. Riravuga ngo, nimunyumve mwabirwa mwe, namwe mahanga ari kure, nimutege amatwi. Uwiteka yarampamagaye ntaravuka, nkiri mu nda ya mama yanyise izina. Haleluya. Akanwa kanjye yagahinduye nk'inkota ityaye, ampisha mu gicucu cy'ukuboko kwe, kandi ampinduye umwambi usenya. Mu kirimba cye nimo andindira rwose, kandi yarambwiye ati, ni wowe mugaragu wanjye Isiraheli uzampesha umugisha. Imana ishimwe kandi guha umugisha. Ijambo rirakubwiye muri iki gitondo ngo Uwiteka yaraguhamagaye, yongeye kukwibutsa ko yaguhamagaye, yongeye kukubwira yuko yakugize umuntu ukomeye, akanwa kawe yakagize inkota. Ijambo ry'Imana rye tubwira ngo ijambo ry'Imana ni inkota ityaye, ngo icumita igahinguranya. None uyu munsi wa none arakubwiye ngo akanwa kawe arashaka ko wigirira icyizere, kandi ugirira icyizere akanwa kawe. Akanwa kawe kararema. Iki gitondo ugiye kwatura amagambo yo kurema. Uyu munsi mwiza uhawe ugiye kuwaturamo ibyiza, ugiye kuwaturamo umugisha, ugiye kuwaturamo imbaraga, ugiye kuwaturamo uburinzi, kuko Uwiteka arakwibukije, akubwiye yuko yakugize akanwa kawe yagahinduye inkota. Muri make akanwa kawe ni nk'ak'Imana, kuko Imana iyo ivuze ni ukuri. Ijambo ry'Imana ryonyine ribasha gusenya, kurimbura ndetse no gukuraho. Arakubwiye rero ngo akanwa kawe yakagize nk'inkota ityaye, ngo kandi yakugize ngo yaguhinduye inkota ityaye, ngo aguhisha mu gicucu cy'ukuboko kwe, kandi aguhindura umwambi usenya. Muri make urasenya mwene data, ugiye guhagarara ku biguhagaze imbere. Iki gitondo ushobora kubyuka udafite ibyiringiro, iki gitondo ushobora kubyuka wumva nta kuntu umeze, ariko Uwiteka arakubwiye ngo yakugize akanwa. Waba ugiye mu kazi, ugiye gusenga, ubwire Imana ko yakugize akanwa, wongere wibutse ibibazo. Tugiye gusenga rero muri iki gitondo, turasengera mu bintu bitandatu. Ikintu cya mbere tugiye gusengeramo, tugiye gusenga tudekarara izina ryacu rishya. Yakubwiye ngo yakuhaye izina ukivuka. Amazina yose bakwise ntabwo ari ayawe, ahubwo Uwiteka afite izina yakwise. Iryo zina ushobora kuba utarizi, ariko riri ku mutima w'Imana. Ijambo rirakwibukije rero yuko hari izina. Ushobora kuba wariswe izina ribi rijyanye n'ibihurimo, barakugenuye, bakuvuzeho ibitari byiza, ariko aka kanya ugiye kudekarara izina ryawe rishya, izina rishyashya, izina rishya. Imana iguha izina rishya muri iki gitondo. Ubwire Imana ngo ndakeneye izina rishya, kuko twabibonye mu ijambo ry'Imana. Ikintu cya kabiri ugiye kongera kuvuga, ugiye kurangurura ubwire amahanga. Muri make ugiye kurangurura ubwire ibibazo, ugiye kurangurura ubwire intambara, ugiye kurangurura ubwire amakuba. Sinzi ibibuzi muri gucamo, ariko rangurura umenyeshe, ubwire amahanga, ubwire ibibazo byose ko Uwiteka yaguhinduriye izina. Nimba wari ufite amadeni, ugiye kurangurura ubwire iyo madeni yuko Uwiteka akwishyuriye. Mbese ikibazo cyose wari ufite ugiye kurangurura n'akanwa kawe, kuko ijambo riratubwiye ngo akanwa kacu ni inkota. Nimba ubyizera ngo kandi karasenya, kagasenya ibihome byose, ugiye kurangurura rero ubwire icyo kibazo mu izina rya Yesu. Isengesho rya gatatu,
ugiye kubwira ikibazo ufite ko uwiteka yaguhamagaye kera akuzi kuruta uko ibibazo byakumenya. Ibibazo nibyo bikuzi, wowe wibwira ko ibibazo ari byo bikuzi, ariko ugiye kubwira ibibazo yuko uwiteka yakumenye kera, arakumenya kandi agushyiriraho kuba umuhanuzi. Yagushyiriyeho gusenya, yagushyiriyeho kurimbura, yagushyiriyeho gutwika, yagushyiriyeho kwirukana ibintu byose n'amahanga yose ari imbere yawe. Rero niyo mpamvu ugiye gusenga ubwira ibibazo byawe yuko uwiteka yakumenye kera. Ugiye gusenga usenya imigambi mibi mu izina rya Yesu. Icya kane, ugiye gusenga usenya imigambi mibi. Satani afite umugambi mubi kuri wowe muri iki gitondo, muri uyu munsi, ariko ugiye gusenya imigambi ye, ugiye gusenya inama ze, ugiye gusenya ibyo akora byose mu izina rya Yesu. Isengesho rya gatanu, ugiye kubwira Satani ko atazagushobora uri mu gituza cy'Imana. Imana ikurinze kandi izakurinda rwose. Ugiye kubwira Satani rero, umubwire ngo Satani, nubwo nari mfite ubwoba, ariko ijambo rimbwiye neza ko Uwiteka azandinda, rimbwiye neza ko Uwiteka azabana nanjye, rimbwiye neza ko Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Ngo mbese Uwiteka ari mu ruhande rwawe, umubisha wawe yaba nde muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Isengesho rya gatandatu, ugiye kubwira ibibazo yuko Uwiteka ari bukurinde. Ugiye kubwira Satani yuko Uwiteka ari bukurinde, kuko arakubundikiye mu mababa ye, aragutwikiriye muri iki gitondo. Tugiye gusenga rero iki gitondo. Nimba ugiye mu kazi, iki gitondo nimba hari ahantu ugiye gufatanya nanjye dusenge. Usengera umunsi wawe, udekarara izina ryawe. Uwiteka urangurure, ubwire ibibazo, ubwire amahanga yuko Uwiteka yakugiriye neza. Ubwire ibibazo ufite yuko Uwiteka yakumenye kera. Usenye imigambi yose Satani yari afite muri uyu munsi. Ubwire Satani yuko atazigera gushobora, kandi nurangiza ubwire Uwiteka yuko udekarare mu buzima bwawe ko Uwiteka akurinze. Ngaho reka dusengane nje nawe. Uwiteka urashoboye, witwa ndabishoboye. Turasenze muri uyu munsi, muri iki gitondo. Iki ni igitondo tubonye cy'umugisha. Dusengeye Data mwiza ubuzima bwacu. Ndadekarara izina rishya, ndadekarara izina ryanjye rishya. Ijambo rimbwiye ko wamenye kera, ntari navuka, ngo nkimara kuvuka mva mu nda ya mama wanyise izina. Iryo zina wanyise kera rero ndaridekarara muri aka kanya. Ndaridekarara rikureho amazina yose niswe, amazina yose nitwa nayo niswe, ayo niyise nayo niswe n'ababyeyi. Uwiteka ndadekarara izina ryawe rishya, izina rihindura amateka, izina rihindura ubuzima. Warihinduriye Aburahamu, yitwaga Aburahamu muhindura Aburahamu, sekuruza w'amahanga. Warihinduriye Yakobo, Uwiteka nanjye mpindurira izina. Data ngwino uhindura izina, uduhindurire izina muri iki gitondo. Uhindurire umuvandimwe izina, uhindurire mwene data izina mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti. Kandi ndarangurura mbwira amahanga, ndabwira ikibazo mfite, ndabwira intambara, amakuba, ndayabwira mu izina rya Yesu. Wa mahanga we va imbere yanjye, wabami bakomeye va imbere yanjye, wabibazo by'ibiteye ubwoba we, wa ntambara ziteye ubwoba we, ndakwirukana mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Ibibazo byose bikurweho, ibibazo byose birarangiye, intambara zose zirarangiye. Urugendo rwanjye rubaye rushya, ngize amahoro mu mutima, ngize ibyishimo mu mutima, kuko Uwiteka ndinda, kuko Uwiteka azandinda, kuko Uwiteka azabana nanjye. Ndasengeye mwene data, ndasengeye umuvandimwe, ndasengeye nshuti Uwiteka Imana, unyemerere ubane natwe, utugirire neza. Ngaho rinda umuvandimwe, urinde buri muntu wese Data wa twese, ukomeze kumugirira neza. Ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe, turagushimye ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha mwene data. Dufatanije gusenga muri iki gitondo, tudekarara amazina yacu mashya muri iki gitondo. Wongere wumve ko Uwiteka aguhaye izina rishya, ugendane nawe kandi ubane nawe, uriranwe nawe. Wibuke gukora subscribe no gusharinga, kandi dukomeze tubane hamwe mu bihe byo gusenga.